nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yari imaze kureka imbaga idasize n'abitaga ibihangange abatware b'ikomangoma. Niho muri 1946 umwanya Rudahigwa nawe wari umaze kumenya neza iby'ubukristu yakoraga igikorwa cy'ubutwari, igikorwa cy'ukwemera cyo gutura u Rwanda Kristu umwami. Kristu yarigishijwe akamumenya neza, akamukunda, akamwegurira ingoma ye. Yari yaritegereje asanga ari umwami udasanzwe. Yasanze ari umwami unyuranye n'abo yamenye, unyuranye n'abo amateka yamubwiye ariho basekuruza be. Yari anyuranye n'umwami ubwiru bwavugaga, yari anyuranye n'umwami ibisigo by'abami byavugaga nka bya bindi bya ba Sebidogoro byariraga biti umwami si umuntu. Rudahigwa we yasanze Kristu umwami ari umuntu kandi utimpuhwe, akaba n'Imana ye. Si umwami umwe w'ikiboko, umwe w'ingoyi n'ikigembe ugira abacakara n'abaja akagira ingaruka muheto, ahubwo ni wa mwami utuza kandi woroshya, wa mwami udahinduza abantu agahato kumwemera, ahubwo akaba ari urukundo rwe ngo rubaresha bakaza bakiyemeza kumukurikira, bakiyemeza no kumukorera. Yasanze atari umwami uhora nk'uko byarangaga ubutegetsi bw'icyo gihe. Yasanze atari umwami uhora wa wundi uhora atwitse icumu, ahubwo yasanze ari umwami w'impuhwe, ari umwami usabira arishimye, akababarira abamusabye imbabazi zose. Yasanze atari wa mwami ugaba iby'isi bishira, ahubwo yasanze ari wa mwami ugaba iby'ijuru bihoraho. Babandwe, umwami Rudahigwa yeguye u Rwanda Kristu umwami. Uwo mwami twamubonye mu Ivanjili tumaze kumva. Ahanganye n'ubwami bwo kuri iyi si, ahanganye n'ubwami bwa Roma. Icyo gihe Abanyaroma nibo bategekaga isi yose. Kaisari Tiberio wategekaga ubwami bwa Roma yarahagarariwe muri Palestina n'uwitwaga Ponsiyo Pilato, maze bamwibutsa imbere y'icyo gihangange ngo cyari gitinze kandi ngo yagiraga n'ubugome bukabije. Yesu Kristo yarabizi. Uribuka ibyo bari kumubwira inkuru y'abaganirira ya Pilato yari yabazi akababana n'amaraso y'ibitambo baturaga. Yesu Kristo ntabwo yatangaye, ntiyaraye ko uwo muntu koko ari gukora amaraso, maze ngo yihutira kumubaza ati koko niwe mwanya w'Abayahudi? Ntabwo yamubajije iby'idini, ahubwo yamubajije ibya politiki,
kuko Roma yatinyaga uwakwitambika wese mu nzira z'ubutegetsi bwayo, uwakwitambika uwo ari we wese mu byayo. Yamubwiraga bunguri, yamutaga hejuru ikaribata. Ibyo byose Yesu Kristo ntiyarabiyobewe, ariko nubwo yari ku ngoyi, nubwo yari ku mapingu, yari afite ubwigenge n'ubwisanzure bwe. Ng'umwami utuma natwe dukomera n'igihe isi yatubanye, n'igihe isi yaturemereye. Yashubije Pilato wavugaga mu izina ry'umwami w'Abanyaroma, aturimbaje ku bwawe cyangwa se n'amagambo y'Abana bo ku isi. Utekereze igisubizo kiragaragaza ko ari umwami koko, kiragaragaza ko nta wamutera gusumero cyangwa gucika igikuba, biragaragaza ko nta wamukuramo ijambo atateganyije. Ati ubwami bwanjye buza ku isi, ingabo zanjye nanjye ziba zamurwaniye kugira ngo ntagarizwa Abayahudi. Maze arasoza avuga ati neza koko ni umwami. Iryo jambo yari azi ko riremereye imbere y'abatarifuzaga ko hari undi mwami uvugwa usibye Kaisari Tiberiyo. Nibyo koko ni umwami. Bavandimwe, nguyu umwami twayobotse, nguyu umwami Rudahigwa yeguriye ikamba rye n'ingoma ye kugira ngo amubere icyitegererezo, kugira ngo amubere isoko n'imbaraga yo kuyoborana u Rwanda ubushishozi n'ubutwari. Kandi ntidushidikanya ko Kristo umwami ari we wamufashije, akamufata akaboko mu bikorwa n'ibyemezo bya gitwari byamuranze, bigezaho ubutegetsi bwacu bumugira indashyikirwa, bugashima ibyo yakoze, maze bukamushyira mu cyiciro cy'ikirenga cy'intwari z'u Rwanda. Natwe nka Kiliziya twashyize igikorwa cyo gutura u Rwanda Kristo umwami mu rwego rw'iminsi yibukwa muri liturujia, maze uyu munsi ushyirwa muri Orudo. Ubu ngubu mu Rwanda hose aho basomye misa bibutse igikorwa cy'umwami Rudahigwa. Ibyo inama y'Episkopi yafashe umwanzuro mu mwaka w'2023. Mu gutura u Rwanda Kristo umwami, Rudahigwa si iteka yaciye, ahubwo ni uguhamya ukwemera, ni uguhamya ibyo yemera nk'umwami n'umubyeyi w'igihugu.